muhanda wibanguka nyine uzumfate ndagutegereje. Izuba ko rigiye kumera ku gaha wagira ngo namamera wanyanitse ahangaha abantu ukagira vuba. Ikintu umuntu atanye kuzana imitwe nk'igiye ntabwo wabyumva. Ntabwo kirya ikintu cy'ubwoba n'impuritse n'agiye gukomuka. Naguze imitwe y'igihe waruno. Utamaze gukura. Tubasha n'ubushobozi bwo kuba yabatwara. Ari byane mu cyangwa naho ngiye ntabwo wampa. Hello, Fang. Hano mfasha abasore babiri bari kwitana n'abana ndetse niba mwanyohereza bamfasha wibuka gukora subscribe, like, comment na share. DJ says iberwa akeka n'izi karitsiye kabisa ko ntabwo nawe yaba yibeshye kuko yibeshye nayo Imana yaba yamubeshye ariko buriya satani niyo ituma byose bipfunga nzindura iki kibebe sura mana yanjye yangize ngo ko se cyangwa nahamagaye zitari ko numva zidaca kandi ko na yitwa Arisa none nahamagaye Delphine usino ntabwo nabyizera neza kandi nshaka Arisa kumbeshye kwanyusha nk'abakobwa bagiye mureka kumbabaza ko jewe nagiye aro Bazita Arisa we Nose ko nageze muri zakatezi wanyura ihengo uzumfata bumbagaza hano ku muhanda wibanguka nyine uzumfate ndagutegereje. Izuba ko rigiye kumera ku gaha wagira ngo namamera wanyanitse ahangaha abanguka bagira vuba. Akose ibyashiri ntabivuga ibyashira ubizanyemo gute banduze unyanure kwiri zuba wagira ngo wanitse amamera ahangaha gira vuba. Warning. Before you use the sound effects, don't forget to subscribe. N'ibikibonye asanga netisanze mu badama banje wakino kandi ikigo kiri kuba Bruno Imana yakoze bitegenge man bari kuvuga nk'umuntu wazima itobe myinshi man iyo yakubyimbishije ukaba uri kuvuga amagambo nk'amagambo urangana kumanga itoya Yesu wakino ko nayimviye kwigenge mazima n'indi waraciye agaciro wasanga ya mitime yo kwanya kumanwa wanyweye myinshi bashyiramo cyapa kimase warungu bandahije myiza yanjye base warungu hano mba nitwaje utuntu tw'inyu tutana dutekera akaguru nyine ewa nanjye nari ndetse nato Osman ibintu bibayeho wakino ibiki bikora sagakaye agwa byumva ibintu uzaye ukisaba subwa n'ibyaha sana kwiburu nanjye maze n'ikiro wakino kandi umusigo wasanye no ufatikanye aya zana shana nanjye n'ikiro ko mfitanuka mbanze narangika banze ukarambika sharuno rero kwimujinya washira warungu mubandume n'umuri buri mwese wakiye nanjye numve ko nazana imitwe nk'ibyihe shaka karabawu wada karabuwa byafu wakino nakuvuze uru ibintu mani kijya mu kinkori n'ibikisi yagiye hamagaye ngo nze nyice ikobwa bivaye kamubwira ati ntabwo wazuzimeza bite n'imituba yamwe yiwanye mani ibintu biba byarakomeye nze nkuru imitwe kiye uzimani mbuye gogose kuzanya akamogi ntabwo wabyumva niba wakazanye nabyo ni neza ntabwo wabyumva wakino man imihezo usanye niye none imisigo kari gitwaro reka mbanze nahuye usanye imihezo nanjye mbanze Burundi keneza kari kuko se banye uzi no kubona na polisi abatemo babanye n'amapipa polisi icyo kintu utese musi warunga ikintu tubyina fresh niraza wakirwe nakira goko fresh warunga ngukire niba nta musigo usanye tubifatisha none uyu munsi ntabwo kazana mwibanga mwana umuntu akice kanyuze inyuma reba mwana gacetse kabaka warunwe ewana
ikintu umuntu atanye kuzana imitwe nk'ibyiwe ntabwo wabyumva. Ntabwo ugenda ikintu ikindi ukora ngo arigurisha none yagiye muri wowe kabisa. Naguze imitwe y'ibyiwe waruno. Ikintu uzi ukubise bacu wanze ntabwo ukoma agaciro tuzongera wemutse abanyarwanda mani uvuga mu byiza ukuri igihe ugucika mani Ugiye gucika. ukangira Kwira sayizi waruno. mani kari kazi mani usanga zose wazirungitse zose gaceze. Naguze n'imitwe y'ibyiwe waruno. Nanjye nekera ijyanjye wakino. Rochi jangu nonza nyipura tanje gacheza ya darira Tukutu. Atangiza tukurunga ikenezi nifo kamurunga ikeneza se Kasi ni waruno. kamurunga ikenezi yatanje mana aho mazi imisi uri ibyaro kwanya kuna mpamvu wazanye ubucucu Waruno waryoheye ko ikidego yagwaye imitobe myinshi ijyenda cyapabe kizanye umutsigo umusakira none ikidemo urakibona se urakibona nabyimidemu niba aricaye mu rukundo wahita icucu nyine ntabwo nabizi ntabwo yasandabuza ku iburu yanjye waruno use ingiyi imbesire nyana ayijyana amasoko ayijyana amasoko rwose twibyihe waruno itange kuza abanye kure mbanzanye tubugatekera mwana uzigo rwose waruno ikintu nk'uyi nkuyego rwose wabyumva shu twibyihe bantu bari wabifashaho gutya rero kwisha utangira guhondagura abanyarwanda mudage gusa ndimo ndareba waruno kureba akurira arangira se ngiye kumusoza ko gusobanura n'imbiri tubajya ngo yashizemo wakimwe nakomera mu bwato umusoro uri kuri imizi none izi nsanyiro zisata zizijyana aho kurya tuba twisangamo neza ukuntu inzoga ubuzana mbe n'umwaho kabiri waruno ariko ko imivumo uzanye yiwanyu ndagasimo birananje bukafata ugatera neza se wakimwe wapi imivumo semero yaguhaye ujyo ni imyisi myinshi akira abandi ufate waruno uko byakunaniye kadome kenye uno nirafiringa none ngo wana yibona kashe neza kabisa ndumva igiye ziri bigiye mu masoko kabisa bazi ko imirongo ngiye kuyandika neza wakimwe mani kwita twambuka uziko dushaka kujya gushaka ariko ari imiyaga gaceze banze kubita umuyaga ni neza we yewe toto minuka firinga umusa ndumva kintu nararuhaga waruno karagira mu ryinyo ariko man yoko yagwaye imitobe myinshi nabibonye man wabaye kigoreka wagirekana gatumuza mani ku iburu yanjye mani waruno cy'umuzikisi dana nikambiko man kumbaza musore ye ne iki urimo ndagushinzwe se ndagushinzwe urambaza iki ndiso ndinyo urambaza iki ariko wowe muri kuvugana n'ibyo urimo urabizi cyane ntabwo bizisha nabiko ngo nduvuga ngo ubwo ibintu urimo urabizi cyane ntabwo bizi nabimenya ubundi nkaho karita kadaje yazanye izeti ko muri gufutura abantu rero nkaho karita tubabaza wakinira ku sana abantu umutama yankwe ibi muri gukora ntabwo ko bihanwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda tutabimenya ari uyobeye itegeko se ubwo turunka ako tuzi itegeko ako natwe badufate so kurumwe wacu ikintu ngiye kubakorera umva icyo kibazo ababwiye ibyo muri mumbarize nanjye nafashe ifoto yanyu wabanza ukama nka kurora imwe nkahita nkwereka ukuntu umuntu arasura ugiye utumukene utigere bumwitaho ndaje ndakwereka tubanze twumvikane tubwira mani tubajyana kuri polisi aka kanya ari ntabwo muncika baba ari kwikira ujya gutwara ushaka ibyangombwa byanyu ahubwo asanga akabaro ufitemo ni ikimana ushaka ibyangombwa byanyu ibyangombwa by'iki ibyangombwa by'iki ushaka ibyangombwa byanyu dotayi kipingi dore akari akabora aho kari akantu nawe iraka ugomba kukishyura amafaranga ntabwo nkatereye ubusa mujyaho dukwita icyo twiyambuke dore n'amapuro arashize dore ikarita
iyo nta kimwe nishaka yinjira kwa perezida nanjye mfite yanjye hano kanyikwereka mfite ububasha n'ubushobozi bwo kuba nabatwara ari bijyane mu mucamo naho ngiye ntabwo wantwara iyo mugiga kose fani nawe twumvikane nawe usanye Icara ibibazo hasi afande waye abani bafande n'umutekano Umva, bafande n'umutekano mbambaza navuze ngo ceceka ntabwo cyari kibirite ndi kubona fani nawe ibintu ko bimeze birahindutse tumaze twumvikana ndashaka ibyangombwa byanyu ibyangombwa niba ufashe uyu mucamo ngereka njye kubikuzana ibyacu ngaho we reka nkuzanire umuntu nyine akuzana ibyangombwa bize pfukama hasi no kutuga ngo dupfukame hasi pfukama hasi kuzana ibyangombwa nakubwira ngo upfukame na ubwo ujye umusubiza ngo pfukama hasi tuzana ibyangombwa kamanze mbabwire tuzana ibyangombwa kamanze mbabwire nizere ko mutarenga aho ngaho nizere ko mutarenga aho ngaho alo afande afande hano mfasha abasore babiri bari ku itara ndabona abana boreye sinzi niba mwanyohereza bamfasha wacitse ko gibana ni wakira anagucika ubwo reka muzane ibyo sibyo ngo muri gushaka se kandi ngira muri gereza uzana abantu uko nyumva oya yakacise ngiye kumuna ibyangombwa abasabye ibyangombwa byanyu urashaka ibyangombwa bimeze ute indangamuntu yawe iburi yashize mwana musa akoze fani cyo ni ikibiriti ndi kubona cyangwa iyo umuntu ababwiye ntabwo muhamwe reka nkore ikintu cyunguka fandika nzane sibyo mushaka ibyangombwa byawe haguruka nibanze kubima haguruka reka njye kubizana ariko wa mbona ubawe fanda ko nareba kakanakubwe fani munekaza n'ibyangombwa n'ibyanjuriza akoze fani cyo ni ikibiriti ndi kubona cyangwa genda ariko bakunzi basazi bewa TV turabashuhuje uyu munsi tubifurije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe uyu bamwita Nyirimunga uri bakamwita Kideyo bakunzi ba Seziberwa TV mbanje kubasuza kandi mbifurije umugisha ku Mana nifuje ko mwadukenya umunsi ku wundi ibyishimo kuri mwebwe ya twatuba tubashishikaza gukanda subscribe like na comment akabanyita Nyirimunga TV ni umufana wa cyane wa Seziberwa nk'abandi n'umukinyi we ukomeye cyane ciao ciao mwibuka gukora vogesi mwibuka gukora subscribe like comment na share ukana na je oya nivyo tutana